Bakristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Tumaze umwaka wose turi mu ngabire ya yubile, ni yubile y'impurirane y'imyaka 2025 Yesu Kristo umukiza wacu avutse ku isi, n'imyaka 125 iyi nkuru nziza igeze mu Rwanda. Twagize ibihe bitandukanye byo kwizihiza muri diocese zo mu Rwanda zose. Ku itariki ya 10 z'ukwa kabiri 2024 twafunguye yubile ku mugaragaro muri Bazilika nto ya Kabgayi. Twazengurutse diocese zose twizihiza amasakaramentu n'ibindi byiciro bitandukanye bigize ubutumwa bwa Kiliziya. Kuri ubu tugeze ku gikorwa gikomeye cyo gusoza iyi yubile. Ni umwanya wo kwakira ingabire za yubile ku buryo bw'umwihariko ku rwego rwa Kiliziya yo mu Rwanda hose. Ku itariki ya 6 z'ukwa 12 2025 tuzasoza ku mugaragaro iyi yubile. Ibyo birori bizakirwa na Archdiocese ya Kigali. Nk'uko bimaze iminsi bitangazwa rero, icyo gikorwa kizabera muri stade Amahoro mu misa izatangira saa 4 za mu gitondo. Turasaba rero abakristo mwese kubigira ibyanyu, dukomeze imyiteguro by'umwihariko mu buryo butatu. Mbere na mbere ni umwanya wo gusenga kugira ngo icyo gikorwa kizagende neza, ingabire za yubile zitahe mu mitima yacu twese, zituvugurure mu rugendo rwacu rugana Imana. Buri wese rero abikore mu isengesho rye ry'umwihariko, mu miryango remezo no mu masengesho duhuriramo mu matsinda atandukanye, mu ngo zacu, mu matsinda y'ubutumwa, buri paruwase no mu bindi bikorwa ubutumwa bwacu bwa Kiliziya dukora. Inkunga ya kabiri ikomeye ni ubwitabire. Buri mukristo wese ufite imbaraga washobora kugera kuri stade arabishishikarizwa kuzitabira ibyo birori by'akataraboneka. Tubishyire muri gahunda, tuzitabire, tuzaze turi benshi. Turashishikariza amaparuwasi gutegura abazaza, kubandika no kubategurira uburyo bworoshye bwo kuzazira hamwe, kwiyandikisha muri paruwasi zanyu kugira ngo abashinzwe kubitegura babategurire neza uwo munsi. Iri sozwa ku rwego rw'igihugu, diocese na paruwasi zose mu Rwanda tuzitabire ku bwinshi. Ikindi rero ni uko nk'ibindi birori byose bisaba imbaraga nyinshi. Gutegura umunsi mukuru nk'uriya bisaba imbaraga. Dutange inkunga uko tubishoboye kugira ngo imyiteguro irusheho kugenda neza. Twese rero nk'umuryango w'Imana, yubile ni iyacu. Dushimire Imana, muzaze dushimire Imana ineza yayo n'ingabire nyinshi yaduhaye, tuyisingize mu byishimo. Mugire amahoro y'Imana.